umwanya munini mu mbabarire. Imana ibaho umugisha, dukomeze tubane mu kanya gato dusigaranye ko kujya guherekeza inshuti yacu, kandi inshuti yanyu tuzamukumbura. Twamukundaga cyane, buriya mu ndeba nubwo nitonze ariko nzi gutera imitoma. Ninjye muntu wageragezaga gutera imitoma uyu mudamu. Yatashye abizi ko iyo nicaraga nkamutekereza inganzo yamanukaga, nkamwandikaho akantu k'umuvugo gatoya akamwoherereza, byaba ngombwa nkagapostinga, nkumva nyine mbaye nkurukamo gato. Apana ibintu byo kujya kuri chat GPT ngo mbanga umutoma wo guha umugore. Oya, ibintu bivuye mu mutwe nkabikora, kandi bikarushaho kumera neza. Ubu rero bigendanye nyine nawe iyo nganzo, ariko ibindi byose bizakomeza. Umurimo tuzawukomeza tuwukore neza. Wenda mwaramutse cyangwa niriwe, ngira ngo ntiragera. Ndashimira uyu mwanya mpawe wo kugira ngo ngire icyo mvuga kuri uyu munsi utoroshye, munsi byumvikana ko urimo amarangamutima menshi. Abantu benshi bagiye banyandikira ama message, ariko ijambo rimwe rimeze nka refrain cyangwa chorus bahuriragaho yaravugaga ngo nabuze icyo mubwira. Ni ijambo rikomeye, ariko nanjye ringeraho, kuko iriza kungeraho namwe muze kuryihanganira. Nimuza gusanga nanjye nabuze icyo mbabwira, mubyakire. Uyu ni umunsi tutari twiteze ko wabaho vuba nk'uko wabaye. Njyewe ubwanjye mu myumvire yanjye y'umuntu natekerezaga ko Ange umufasha wanjye atambanziriza, ahubwo ari njye uzamubanziriza. Mu by'ukuri no mu myaka namurutaga cyane, nk'imyaka 10. Iyi ngiyi bamuhaye ku byangombwa ntabwo ariyo. Myaka ye ya nyayo yavutse muri 1995. Numvaga wenda ari we uzaza nyuma yanjye, ariko Imana nuko yabishatse. Umugore w'umuntu, kera ibi bitarabaho, nk'umuntu nyine hari igihe ubyibaza ukavuga uti ibi bintu biramutse bimbayeho byagenda gute. Nabyibazagaho nkumva ntabishyikira biramutse bibaye, kandi niko byanagenze. Ntabwo nabishyikiriye, byarandemereye cyane, bituma mera nk'umuntu utaye umutwe, utaye ubwenge, bituma ndira amarira menshi ashoboka, bituma nsa nka kwa kundi Yobu ngo yashishimuye imyambaro ye ngo yisiga ivu. Ibintu nk'ibyo byari bibabaje. Nakekaga ko wenda kurira hari icyo byatanga cyangwa kuboroga, ariko ntacyo byatanze. Abandi bavandimwe nabo baramfashije nyuma, barimo Mutesi. Mutesi niwe nabonye wamfashije cyane kurenza abandi kurira, ariko nawe nta kintu byatanze. Imana ikora ibyo ishatse. Imana ni souverain, ikora ibyo ishatse. Icyo nemera mu bukristo bwanjye butari, sinzi niba habaho ubukristo bwinshi n'ubukeya, ariko ubwo mfite icyo nemera nuko umuntu aremwa n'Imana, yagira amahirwe akizera Kristo, kaba umwami we n'umukiza ubugingo bwe,
hanyuma igihe Imana yagennye ikamwisubiza, biri mu bubasha bwayo, ntago biri mu bubasha bw'umuntu, nta nubwo biri mu bubasha bw'ikintu. N'umudamu wanjye narabimubwiraga, rimwe na rimwe hari ukuntu abantu bajya babaho bakaba babaho ubuzima bw'ubwoba, bwo gutinya ibintu bimwe na bimwe. Murabizi abantu bashobora gutinya muri iyi si, birimo na bimwe abantu bita imbaraga mbi, ariko ntabwo ngewe ubuzima bwanjye n'imyizerere yanjye yemera ibyo ngibyo. Nizera ko ndi umwana w'Imana, nizera ko iteka protection y'Imana indiho iri no kubanjye. Nizera ko Imana igihe yashatse kumpamagara cyangwa yashatse guhamagara undi umwe mu muryango wanjye, ntawe wayigisha impaka, ibikora mu gihe cyayo, kandi igihe cyayo nicyo gikwiriye, ntabwo icyacu ari cyo gikwiriye. Yesu ashimwe. Kuba rero Imana yaraduhaye ange mu gihe runaka, buriya ange nta nubwo twakoze fiançailles igihe kinini, ko twamenyanye mu kwezi kwa gatatu ku 2015, dukora ubukwe muri uwo mwaka mu kwezi kwa 12. Icyo twagendeyeho ni icyizere cy'abaduhuje. Ngira ngo hari uwabivuze ejo, abaduhuje bari batuzi twese, bari banzi mu buryo bwose, bazi na ange mu buryo bwose, kandi abo bantu nabo bakaba ari abizerwa, ku buryo bitagoye ange kunyemera. Ibyo ari byose isura yanjye murayibona ntishamaje cyane, iye irashamaje cyane, ariko bitewe nuko yumvaga uwo ndiwe, nanjye bitewe nuko numvaga uwo ari we, twarahuje tuganira mu buryo bworoshye, duhita tunakora ubukwe mu gihe gito. Nashimira cyane umuryango we kuba muduhaye, cyane cyane shimira mama Moise, yakundaga kumwita yaya, ubwo ni ururimi bamwe batumva, ariko nkeka ko ari we n'abandi bavandimwe be babigizemo uruhare runini, kuko asa nkaho yagombaga gukomeza kwiga muri icyo gihe, ariko abasaba ko agomba kubanza agashaka akazakomeza nyuma. Twabanye neza, simbisubiramo, nk'abakristo nicyo ngewe nshyira imbere, abakristo ariko kandi bafite n'umuco mwiza, batojwe n'ababyeyi babo, atubera umugisha mu buryo bwose, akomokwaho n'abana mwabonye beza, kandi abatoza umuco mwiza w'abantu, kubaha abantu, kubaha ababyeyi, gukunda papa wabo. Bari abana turakundana cyane. Izindi mpungenge wenda z'imico n'ibiki ntimubigire ikibazo, turaziranye nabo cyane, turakundana cyane, nta kintu na kimwe kizangora cyo kubarera wenda cyatuma umuntu atekereza ibindi bintu runaka. Kandi abasinzira bamuduhaye, ndabizeza ko bari abana dusangiye, tuzabarera neza. Ngewe reka mbyishyireho, wenda ndeke kuvuga abandi. Bari abana zabarera neza hamwe n'Imana yabampaye na ange. Amaboko yanjye arahagije kugira ngo nshobore kubageza aho nari kubageza ndi kumwe na ange. Imana ibaho umugisha. Ibyo nabivuzeho muri documentaire interview bankoresheje, nabivuzeho gakeya kandi simbisubiramo. Nuko yabaye umwana mwiza, umwana warezwe neza, ukomoka mu muryango wamureze neza,
kandi arabigaragaza ko ari umwana warezwe neza. Umuryango yagiyemo wacu barabihamije hano. Yaraje atubera ngewe ambera umufasha mwiza, abandi ababera umukazana mwiza, babera muramukazi wabo cyangwa muramu wabo mwiza usobanutse. Ange kumwita umugore wawe mu muryango byari ishema rikomeye cyane. Umuntu wari wese kumva ngo agiye kwa Pasteur Dieudonné harimo Ange yumvaga nta kibazo na kimwe afite. Yabaye rero umukazana mwiza, abongera bahombye umuntu ukomeye cyane, ariko kandi ntabwo bamuhombye uko tuzamusanga aho yagiye niho natwe turimo twerekeza. Ikindi n'umushumba yabivuze n'abandi babivuze, dusangiye itorero, yabaye umukristo mwiza w'intangarugero, ahamya ibyo yizeye. Ndatekereza ko imirimo ye ihamya kwizera kwe. Umuntu wari we wese urahangaha cyangwa se wabanye nawe ashobora kuyihamya. Kuba rero ibyo byose byaragaragaye ku mufasha wanjye tutakiri kumwe uyu munsi, nibyo bintera kumva mpagaze mfite ubushizi bw'amanga, batera indirimbo nkaririmba gahimbaza Imana. Yewe nsenga nsaba umufasha, ni kera mbabare nari ngiye nko kurondogora ariko sindondogora. Ntabwo nigeze ntekereza uburanga bw'umukobwa cyangwa ngo ntekereze bya bindi nyine abantu batekereza, amashuri, amafaranga, ibintu nk'ibyo. Cyo nasabaga Imana, narayibwiye ngo uzampa umugore ukijijwe. Cyo ni icyambere, uko umugore ukijijwe neza nyine abakijijwe. Hanyuma ukunda gusenga. Sinari muzi ariko naje gusanga nyine yarakundaga gusenga cyane. Ikindi ukunda abantu, yagiraga urukundo. Ibyo nasabaga Imana nk'urukundo no gusenga, mbisaba Imana nayisabaga ko yampa umuntu ufite standard y'ibyo iri hejuru y'iyanjye. Hari ibyo nizi yo biri kuri standard runaka umuntu nta nasaba Imana ngo umuntu abindushe, ariko hari ibindi nabyo navuga nti ibi ngibi bazabindushe kabisa. Gusenga, ukunda abantu, abavandimwe barabivuze, ibintu byinshi byo mu muryango wanjye bwite niwe wabaga bizi, kuko niwe waganiraga nabo kenshi mu buryo kandi bwisanzuye. Ibyo rero kuba Imana yarabimpaye muri uwo muntu nifuzaga, kuko nanjye nagiraga ubwoba bw'umuntu nzashaka, ariko Imana iransubiza. Iyo rero turi aha nubwo amarira aza mu gihe runaka, ariko iyo ubitekereje nanone numva ijwi rimbwira ngo ni gute utashima Imana yaguhaye ibyo umutima wawe wifuzaga. Nkumva nzamuye amaboko, nkumva ntambiye Imana, nkumva nezerewe Imana. Haleluya. Nta deni rero agiyemo ryo ku ruhande rwo kuba yaba yarabaye wenda umudamu utarakoze inshingano ze neza mu rugo, cyangwa se ngo abe yarabaye ikigwari ngo atukisha abasinzira, cyangwa bikigwari atukisha bongera yashatsemo, cyangwa bikigwari atukisha itorero ry'Imana, itorero rya Kristo. Ibyo byose rero nibyo bidutera umunezero. Kandi ubwo buzima yabayemo akaburonkeramo urubyaro, ruriya rubyaro Imana izaruba hafi mu buryo bwose. Si harya ni Dawidi wavuze ngo we yari umusore ngo none arashaje, ngo ariko ntiyigeze abona umukiranutsi w'Imana arekwa ngo cyangwa urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Nta gushidikanya rero bizarushaho kugenda neza. Ntibizabatangaze nibinagenda neza kurenza uko byari bimeze, kandi Ange atagihari ndi njyenyine. Reka mbyite ko ndi njyenyine nubwo ndi kumwe n'abandi bavandimwe. Ibyo reka mbisorezaho, shimira abantu. Mu by'ukuri ikiriyo ni ikiriyo nyine, ikiriyo ni ukurira, ariko ikiriyo gisaba imbaraga nyinshi. Iki kiriyo cyabaye mu gihe cy'icyumweru guhera ku wa kabiri washize. Twari mu kiriyo ko madame yitabye Imana saa 6 z'ijoro,
zo kuwa mbere. Subiye inyuma gatoya mbere yaho ninjye wari warwaye. Narwaye umugongo ukabije. Kuva mbaye ku isi nari ntarawurwara. Ndarwara umugongo uracika, niko ngira ngo babyita mu Kinyarwanda. Umugongo ucitse mu byumweru nka 2 bishize, ngerageza kujya kwa muganga nko ku cyumweru kindi cyo hirya cyatambutse, nananiwe no kwihangana, nanirwa no kuryama biranga, ndinda kujya kwa muganga bantera imiti igabanya uburibwe. Nyuma muri icyo cyumweru nabwo nafatagamo imiti, ariko n'abaganga bangira inama y'uburyo ngomba kwitwara kugira ngo bibe byagabanuka. Ariko mu by'ukuri babwije ukuri uko mbibona, hari ibyo abanyarwanda bavuga bishobora kuba ari byo, kuko umugongo nari ndwaye ntawo nyirwaye. Wagendanye n'iryo joro ry'umwijima. Yarandwaje muri icyo gihe mu buryo bukomeye, anjyana kwa muganga, asaba abadokiteri amarandevu, mu buryo nyine nivuje uko byagombaga kumera, ku buryo njye nageze aho ntangira no kwibaza, ntariko uyu mufasha undwaza gutya, ndamutse ngize nk'ibyago akarwara, nashobora kumurwaza kuri uru rwego? Ntangira kwibaza ibyo bibazo, ariko sinari nzi ko azasoza urugendo rwe atarwaye na gripe. Imana yari yaramuhitiyemo kugenda nk'imfura, ndayishimira. Karero kubera ibyo bijyanye n'ikiriyo, shimira abantu, nibyo nari yishatse kuvuga. Abantu n'imbaraga. Abantu n'imbaraga, uzanga abantu azaba yiyanze. Abantu batubaye hafi guhera uwo mwanya, abo twahamagaye, abaturanyi bacu Desire na Priscille baraza baradutabara, kuko akimara gucikana twagerageje gukoresha imbaraga zacu nabo twari kumwe mu rugo kugira ngo tumuterure tumujyane kwa muganga, aratunanira. Byari mu by'ukuri byari byarangiye. Ni urabona nuko ameze, abagabo ngira ngo 6 bari kumunanirwa, abantu bake rero bo mu rugo ntago twari kumushobora. Ariko twitabaje abaturanyi baraza, barimo babona ari mvuze, na ba mugabo na ba Lifin barahageze muri ako kanya, tumugeza kwa muganga, ariko biza kurangira kuri abababwiye ntacyo badufashije. Guhera uwo mwanya rero abantu benshi bagiye baza, abo mu muryango, abitorero, torero ryacu, andi matorero, abashumba batandukanye, wenda ntari uze kurondora mu mazina, abashumba bacu bakuru DS, n'abandi bashumba bakuru w'amatorero, Apotre Christophe nawe yahise ahagera icyo gihe, n'abantu muri Calvary. Calvary niho Sister Asengera Fanny, baradutabara guhera uwo munsi kugeza n'uyu munsi. Namwe mwese mwicaye hano, abandi bataraha, turabashimira mu by'ukuri kuri ibyo bikorwa by'urukundo mwatugaragarije, kandi ndakeka ko wenda biva ku mbuto nziza mufasha tutakiri kumwe yabereye. Wenda nanjye nshobora kuba ari utubuto dukeya nera, kandi noneho nzarushaho kwera nyinshi, kubera ko namwe mwangaragarije urukundo ruri ku rwego rwo hejuru. Imana ibagirire neza. Umuryango w'Abongera watubaye hafi, umuryango wanjye wa bugufi wa sogokuru Mombo, bake nibo bari hano, abandi benshi bari hirya no hino ku isi baradukurikira, bakomeje batubaza uko bimeze, bakomeje bakora inama, batubaza updates z'uko bimeze, baradusapotinga mu buryo butandukanye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Bongera ku isi, hari umuntu witwa Charles Mukiza, ni inshuti yanjye, buriya ni umuyobozi, ntago ndi ku rwego rwe, ni umuyobozi w'Abongera ku isi, ariko ni inshuti yanjye. Yakoze ibintu byinshi byiza bishoboka kugira ngo iki kiriyo kizagende neza, byiyongera ku bindi ya miryango nari maze kuvuga n'ubundi yagiye ikora. Nawe yabuze umubyeyi we ejo bundi, ejo nawe yitabye Imana, papa we, turanamukomeza yihangane.
ariko turanashimira Imana ko uwo mubyeyi